Yes, nanone reka nongere mbasuze kandi mbaye ikaze mwe mwese tubana mwebwe mwakanze subscribe nizera yuko mumeze neza, nizera yuko mukomeje kugira ibihe byiza by'umwihariko abamaze kuryama bitewe n'ahantu ugiye uherereye, hari kandi ababyutse, hari abatangiye akazi mu bitewe n'agace udukurikiye uherereyemo, abari mu Rwanda, abari muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku mugabane w'Uburayi by'umwihariko aba diaspora nabo mugenda mutwandikira, nizera yuko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza. Tuje rero mu makuru agezweho, amakuru agezweho muri uyu mugoroba hano mu Rwanda ni amakuru atangaje, ni inkuru utasanga ahandi ariho hose, ni inkuru umva ndagusaba kwicara hamwe ugatekana ukabanza ukitsa umutima ukawuruhura kuko ugiye kumva inkuru itangaje. Inkuru ivuga yuko hari abagore bajya kwiteza inda muri FDLR kubera ingengabitekerezo ya jenoside. Ihuriro ry'inteko ishinga amategeko rikumira jenoside no kurwanya ihakana n'ipfobya bya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu 1994 AGPF ryagaragaje ko mu Rwanda hari abaturage bashyigikiye umutwe wa FDLR, hakabamo n'abagore bajya kwiteza inda ku bari muri uwo mutwe bavuga ko bashaka icyororo. Ibi bikubiye mu icukumbura ryakozwe na AGPF ryagaragajwe nyine kuri uyu wa gatatu tariki ya 5 Werurwe 2025, kandi ryagaragajwe mu nama nyunguranabitekerezo yahuje abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi, abayobozi mu nzego zitandukanye nabo mu ihuriro ry'imitwe ya politiki. Ni inama kandi yigaga ku miterere y'ingengabitekerezo ya jenoside mu karere, ingaruka zayo ndetse n'ingaruka zo kuyirwanya. Senateri Profesa Dusingizemungu Jean Pierre wari uhagarariye AGPF yavuze ko mu bagize iryo huriro bakoreye nyine mu turere 15 tw'igihugu mu mezi y'Ukuboza 2024 ndetse n'ukwa Gashyantare 2025. Iryo huriro kandi ryahuye n'abantu bagera ku 3500 biganjemo abo ku mipaka y'u Rwanda, harimo abakozi b'imirenge, abaturage ndetse n'urubyiruko muri rusange. Mu turere 15 rero muri two 11 ni udukora ku mipaka y'u Rwanda bingana na 73.3% kuva muri Kanama kugeza mu kwezi k'Ukuboza 2024, kandi hagaragaye ahantu 9 habaye ibikorwa byo kwica abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Profeseri Dusingizemungu akaba ahamya ko ubwo bwicanyi bwajyanaga n'uwo bwakorerwaga abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bimenyetso 16 biganisha ku ngengabitekerezo ya jenoside, AGPF yabonye mu baturage yasuye 12 byagaragaje ko ku baturage barengeje imyaka 30, ibi bibiri bigaragara ku basore n'inkumi bafite imyaka hagati ya 20 ndetse na 25. Ni mu gihe bitatu byagaragaye ku bana b'imyaka iri hagati ya 12 ndetse na 13. Mu magambo ye yagize ati hari abagore twabonye ngo bajya hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwiteza agashinge, ni ukuvuga kwiteza inda mu bantu bari mu mitwe ya FDLR ngo barashaka icyororo. Profeseri Dusingizemungu yakomeje avuga ko hari abantu baba hanze y'igihugu usanga bashuka urubyiruko bakarushora mu macakubiri, by'umwihariko abakomoka muri utwo turere cyangwa abakomoka hafi yatwo. Ati hari abaturage batuye mu Rwanda bigaragara ko bakivugana n'abari muri FDLR cyangwa se abarwanya ubuyobozi bw'u Rwanda, by'umwihariko urubyiruko rushukishwa ko ruzashakirwa akazi ndetse n'ibindi. Senateri Profeseri Dusingizemungu yumvikanishije ko hari abatuye mu murenge wa Bwisige ni mu karere ka Gicumbi bayobywa n'ibiganiro bya Generali BAM Habyarimana Emmanuel anyuza ku mbuga nkoranyambaga. Yavuze ko kandi mu karere ka Nyamasheke naho hari abaturage bumva ibiganiro bya Padre Nahimana Thomas, ibiganiro bigamije guharabika leta y'u Rwanda ndetse na Rudakemwa Frontinatus bakomoka mu karere ka Rusizi gahana imbibi n'akarere ka Nyamasheke. Ni mu gihe kandi mu karere ka Ngororero ho abarimo Pacifique Ntahunguka Mudacumura bari mu buyobozi bwa FDLR byagaragaye ko bageza ku baturage ibitekerezo by'ingengabitekerezo ya jenoside muri ako karere bakomokamo. Abaturage bahabwa simukadi zikoreshwa mu mahanga ngo bapfobye jenoside. Profeseri Dusingizemungu kandi yagaragaje ko mu ngendo abagize AGPF bakoze basanze hari abaturage by'umwihariko batuye mu turere twegereye imipaka
turimo twa Gisagara, aka Rubavu ndetse na Nyamasheke bashukwa n'abaturage b'ibihugu by'abaturanyi by'u Rwanda baza babakangisha imvugo z'urwango ndetse bakaba banabibigisha. Yagize ati urubyiruko ruhabwa simukadi z'ibihugu bindi kugira ngo ubutumwa batanga kuri WhatsApp no ku zindi mbuga nkoranyambaga kugira ngo babe bikingiye ngo ubutabera butazabageraho. Ugasanga bakoresha nk'urugero akamenyetso ko guteranya 257 ariko ubutumwa batanga bakabutangira mu Rwanda kugira ngo bayobye uburari. Umunyamabanga mukuru wungirije rero w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Kamarampaka Console we yavuze ko abenshi mu bagifite ingengabitekerezo batakabivuga imbonankubone ahubwo usanga babivuga ku mbuga nkoranyambaga. Abana bato bo bagaragaraho ingengabitekerezo jenoside. Muri iri cukumbura ryakozwe na AGPF ryagaragaje ko mu karere ka Nyaruguru hari umwana w'imyaka 12 ufite ingengabitekerezo ya jenoside ndetse wokamwe n'urwango. Yagize ati hari umwana w'imyaka 12 wigize umuhanga mu gupima abantu cyane cyane abana bigana kugira ngo amenye niba ari abahutu cyangwa se niba ari abatutsi. Yasobanuye ko uwo mwana yigeze kureba mugenzi we maze ubundi akamubwira ko ari umututsi bityo ko jenoside nigaruka azamutema. Ngo icyo gihe umwarimu we yarabimenye maze abajije uwo mwana nawe amusaba kuzana ikiganza, amurebye amubwira ko ari mwene wabo ko ntacyo bazamutwara ndetse ashaka kugaragaza ko ari umuhutu nyine. Profeseri Dusingizemungu kandi yagaragaje ko hari undi muntu wo mu karere ka Gisagara w'imyaka 26 we wariye inzoka agaragaza ko ariko azarya abatutsi. Mu bindi byagaragariye AGPF harimo ko ari ingengabitekerezo jenoside yakorewe abatutsi ikigaragara mu karere ka Gisagara by'umwihariko mu murenge wa Mbazi hasanzwe umusaza w'imyaka 90 wubatse inzu hejuru y'ahari imibiri y'abazize jenoside nyine bitabye Imana. Yewe yari yarubatse inzu hejuru y'imibiri. Hagaragajwe kandi ko hari n'abaturage batanga amakuru ku ngengabitekerezo ya jenoside ariko abayobozi bamwe ntibabiha agaciro. Hari kandi n'abaturage usanga baba bashaka kunga abafitanye ibibazo bishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside aho gutanga amakuru. Umuyoboke w'ishyaka rya PSD Profeseri Ngabitsinze Jean Chrysostome yagaragaje ko kugira ngo ingengabitekerezo ya jenoside ibe yarwanywa haherewe mu mashuri ndetse no mu bakiri bato kugira ngo ababashuka batazajya babona aho bahera, ahubwo abo bana bajye baba bafite amakuru yuzuye kandi y'impamo atarimo ibihuha nk'ibyo bagenda babwirirwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye cyangwa se abasize bakoze jenoside bagenda babateramo, ugasanga abana bagendeye ko nabo bahise bagira ingengabitekerezo ya jenoside. Reka mbe nsoreje ahangaha rero, ndagaruka mu kanya mu yandi makuru araza kuba agezweho. Hagati aho ariko kanda subscribe kugira ngo tubane mu makuru yacu ataha.